ariko kamamagare umwana wanjye muve mubwire n'ibyo isambu ubusaka kanyiciyemo iciye muri ya makoni ya misozi yose mbona ubigezeyo koko. Aro amakuru mwana wa ni papa wawe Giparusha ndagukumbuye. Inagira ngo rero mubwire ibya ya sambu nzaguha iri mu kibaya na ya nka iri kwa Kalisa. Rero shaho nzabiguha kuko nuwambuza kubiguha rwose umva nawe mukubita azapfira mu myenda nuko ni kwimana ngwinye ukasuta ngo nuko uri umukire uraho utazi n'imbaraga zako. Rero nibyo nakubwira uzi se cyagiye ntamva kugusura shaka nageze mu rugo n'inzara yose nsanga isombe mu gisuperi nanjye mfata ibijumba ndarya uzi ibyabaye se naje kureba umuntu yaje kunsura maze ndamubwira ati ngwino urye mubwiye ati ngwino urye noneho aravuga ati zana hanze ntabwo ndajya mu nzu mu gusohokana nsanga isombe n'imbisi. Oh no. Ariko nane nayiriye nayatiye nagize ngo irahiye nsanze ari mbese mba nsubije mu nzu ndiyumanganye nuko rero ariko nari maze kurya nk'ibiyiko 16. You are a failure. You are a failure. Noneho reka nkubwire uko iby'iyo sambu ukuntu ipanze. Do ijya sambu nzayiguha nijya nka yo kwa Kalisa. Urukumva? Ntabwo uri kunyumva? Ariko se mwana ntabwo uri kumva? Noneho uranyumvishe. Nibyo nakubwiraga ngo ijya sambu nijya nka n'ibyawe rwose ntawe uzabiguteraho sibyo. Ariko se ngo ntabwo uri kumva mwana we n'amaherezo na nubwo mperuka kuyicaginga ngo nyishyiremo umuriro. None se ndarasira ku kibiriti cyangwa ndashyiramo amakara? Ntabwo uri kumva ngo turavugana. None se ko ugiye kugenda utambwiye ukuntu ndabigenza koko.